Yesu ashimwe bene data, umwami w'abami yubahwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muraho, muri amahoro, murakomeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dushimiye Imana rero ko iduhaye umwanya mwiza, tukaba twinjiye mu materaniro yacu yo ku cyumweru. Haleluya. Aho duhembukira, aho twegera intebe y'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Aho twongera guhugurwa n'Imana, twongera gusubizwamwo imbaraga. Imana ishimwe cyane rero. Haleluya. Mazina yanjye nitwa Ntigurirwa Mark, ninjye tugiye kubana muri gahunda, kandi twizeye Imana ko ubuntu bwayo buri bubane natwe, kandi tukaza guhabwa umugisha. Imana ishimwe. Haleluya. Munyemere rero ubwoko bw'Imana, dutangire iteraniro ryacu dusenga dushima Imana. Haleluya. Data mwiza, ndagushimira, icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Turaguha icyubahiro, turagushyira hejuru. Uri umutunzi w'ubuntu, uri umutunzi w'imbabazi, uri umutunzi w'ubwiza, ugira neza. Haleluya. Ufite ubuntu budukiza, ufite ubuntu buduha imbaraga, ufite ubuntu butubera icyerekezo, ufite ubuntu butwigisha, ukatubera inkomezi, ukatubera imbaraga. Data mwiza rero, muri iri teraniro ndasenga n'inginga ngo wururuke ubane natwe, tubere ibyiringiro. Haleluya. Teraniro ribemo umugisha wawe, ubuntu bwawe bwinshi buganze, icyubahiro kibe icyawe kuva dutangira kugeza dusoza. Izina ryawe ryubahwe. Urakoze mwami wacu mwiza, urakoze byiringiro bizima, mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Imana ishimwe rero bene data. Mbahaye ikaze rero, nkuko nari ntangiye mbivuga, mugubwe neza muri aya materaniro. Ni umugisha buri gihe guterana n'abera. Haleluya. Ko ijambo ry'Imana rirabivuga, avuga ngo kandi uko mubona wa munsi ugenda wegereza, ngo mujye mugira inyota n'ishyaka ryo guterana n'abera. Imana ishimwe. Munyemerere rero dusome, tugire icyanditswe dusoma. Turasoma icyanditswe kiri muri Tito, ibice ni 2, duhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana tubwiye hano ngo hari ubuntu bw'Imana bwabonetse, ngo kandi hari icyo bufite bukora mu buzima bwacu. Icya mbere ngo butwigisha kureka kutubaha Imana, bukatwigisha kujya tugenda twirinda, ngo bukatwigisha no kugenda dukiranuka, ngo twubaha Imana mu gihe cya none. Haleluya. Imana ishimwe. Nagira ngo bene data, mbahe ikaze kandi mbabwira yuko ubu n'ubutumire umuntu wese yinjire mu buntu bw'Imana, habwa imbaraga, yuzura umwuka wera, yongere kumva ubuzima bwe buhembutse, kandi abwakire, twese tubwakire, kuko aribwo butuma tubasha kubaho ubuzima bunezeza Imana, bukayishimisha, bugakora iby'Imana ishaka, maze ubwami bwayo bukaganza haba muri twe, aho dukorera, aho dutuye, uko tugenda, icyubahiro kikaba icy'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Munyemerero bene data, twinjire mu mwanya wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Bene data, batwinjiza mu mwanya mwiza kugira ngo dukomeze kwegera ubuntu bw'Imana, kwegera intebe y'ubuntu bw'Imana, kwegera Imana. Haleluya. Duhabwa imbaraga zo kurushaho kuyumvira, zo kurushaho kuyikorera no kuyubahisha, tuyinezeza muri byose. Icyubahiro gikomeze kuba icy'Imana, twubahiye Imana mu gihe cya none. Karibu bene data rero, mudufasha kuramya no guhimbaza, mutwinjiza muri icyo cyiciro. Ndabashishikariza mwese ko twifatanya nabo aho waba uri hose. Uwiteka ari kumwe nawe, wifatanye na bene data, turamya Imana, tuyihimbaza, tuyishyira hejuru, kandi ubuzima bwacu ntabwo buri buze gusigara uko bwari bumeze. Imana ibahe umugisha. Shalom, muraho bene data, nizera ko muri amahoro. Iki gitondo cyiza, igitondo Uwiteka duhaye, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo cy'umunezero. Uyu munsi tugiye gufatanya namwe kuramya Uhoraho. Zaburi iravuga ngo mufatanye nanjye kuhimbaza izina ry'Uwiteka. Haleluya. Turi abantu Uwiteka aremye kugira ngo tumuhimbaze, tumushyire hejuru. Sohoza mugenzi wawe umwifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza, kandi Uwiteka abaho umugisha
kuko ntabwo twakwishoboza Mwuka Wera atadufashije. Reka dusenge. Mwami, mu izina rya Yesu turagushima kuko uri Imana yacu, uri hagati muri twebwe. Tugiye kukuramya tukuramisha iminwa yacu n'imitima yacu. Mwami, ngwino wururuke ubane natwe, naba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro muri twebwe. Tugiye kugushira hejuru. Mwuka Wera, ngwino ufate imitima, abarwayi bakize, abihebye Mwami ubahe ibyiringiro Yesu, abadafite akazi ukabahe. Mwami Imana, ugendagenda hagati y'ubwoko bwawe, ubonezeze ubahaze. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Murakoze, reka dufatanye namwe kuramya uhoraho. Imana ibahe umugisha. Isi yose ni wowe ushyizwe hejuru, Mwami mwiza, cyubahiro ushyizwe hejuru. Narindi zina atari irya Yesu, narindi zina atari iry'umwami, narindi zina atari irya Yesu, rikwiye gushimwa, rikwiye kubahwa, rikwiye gushyirwa hejuru. Narindi zina atari irya Yesu, narindi zina atari iry'umwami, narindi zina atari irya Yesu, rikwiye gushimwa, rikwiye kubahwa, rikwiye gushyirwa hejuru. Isi yose ni wowe twese ushyizwe hejuru, ushyizwe hejuru y'amajuru. Isi yose ni wowe ushyizwe hejuru, Mwami mwiza, cyubahiro ushyizwe hejuru. Narindi zina atari irya Yesu, narindi zina atari iry'umwami, narindi zina atari irya Yesu, rikwiye gushimwa, rikwiye kubahwa, rikwiye gushyirwa hejuru. Rikwiye gushimwa, rikwiye kubahwa, rikwiye gushyirwa hejuru. Ukwiye amashimwe, Mwami Imana, ushyizwe hejuru y'amajuru. Inganji ni yawe ibihe byose, nyir'icyubahiro Mwami mwiza. Ukwiye amashimwe, Mwami Imana, yego ushyizwe hejuru y'amajuru. Inganji ni yawe ibihe byose, nyir'icyubahiro Mwami mwiza. Ukwiye amashimwe, Mwami Imana, ushyizwe hejuru y'amajuru. Inganji ni yawe ibihe byose,
shimizi naryawe ryera n'icyubahiro mwami mwiza. amahanga yose amahanga yose mwami n'abami bose n'abami bose bose bo ku isi baza gupfukama imbere bazashima izina bazashima ryawe ryera n'icyubahiro mwami mwiza. amahanga yose amahanga yose mwami n'abami bose bose bo ku isi baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe bazashima izina ryawe ryera n'icyubahiro mwami mwiza. nyiricyubahiro n'icyubahiro mwami mwiza. nyiricyubahiro n'icyubahiro mwami mwiza. haleluya iyo ntekereje umugisha wampaye ndaririmba kurakoze kurakoze bibazo ibibazo n'indwara byose waratwaye ndaririmba nturakoze mwami reka nshime reka nshime izina ryawe wowe wankunze wampinduye iwawe mwami nawe wanjye reka nshime reka nshime izina ryawe wowe wowe wankunze urakoze mwami reka nshime Yesu reka nshime izina ryawe wowe wankunze wampinduye iwawe mwami nawe nawe uwanjye reka nshime nshime izina ryawe wowe wowe wankunze urakoze mwami. iyo ntekereje migisha imigisha wampaye ndaririmba nturakoze urakoze bibazo ibibazo n'indwara byose warantwaye byose waratwaye ndaririmba ndaririmba urakoze mwami mwami reka nshime izina ryawe wowe wankunze wampinduye iwawe mwami nawe nawe uri uwanjye reka nshime reka nshime izina ryawe wowe wowe wankunze urakoze mwami reka nshime reka nshime izina ryawe wowe wankunze
wampinduye uwawe mwami nawe uri uwanjye reka nshime izina ryawe wowe wankunze urakoze mwami urakoze Yesu urakoze mwami urakoze mwami mashimeshi ku mwami maze ngukunde kurenza ibindi byose ibiboneka n'ibitaboneka ngukunde maze ngukunde maze ngukunde kurenza ibindi byose uri uwa mbere uwa mbere mu mutima wanjye nyongerera ubuntu nyongerera nyongerera imbabazi nyongerera urukundo rwawe nyongerera nyongerera ubuntu nyongerera nyongerera imbabazi nyongerera nyongerera urukundo rwawe maze ngukunde kurenza ibindi byose ibiboneka ibiboneka n'ibitaboneka ngukunde maze ngukunde kurenza ibindi byose uri uwa mbere mu mutima wanjye uri uwa mbere uri uwa mbere mu mutima wanjye uri uwa mbere mu mutima wanjye ishimwe ni irya Yesu kuko yumva gusenga bose bamwizeye imisozi imbere yacu yakuweho n'Uwiteka ishimwe ni irya Yesu ishimwe rya Yesu kuko yumva gusenga bose bamwizeye imisozi iri imbere yacu yakuweho n'Uwiteka ishimwe ni irya Yesu ntacyo twabura n'Uwiteka Imana nshuti ntacyo twabura n'Uwiteka Imana Yesu ntacyo twabura n'Uwiteka Imana ntacyo twabura n'Uwiteka Imana ibibazo twese bibaye byinshi ingorane zitwugarije twatumbiriye Yesu maze ryo kwizera namubwira hose bitubabaza nawe ibibazo bibaye byinshi ingorane zitwugarije twatumbiriye Yesu maze ryo kwizera namubwira hose bitubabaza nawe arabisubiza ishimwe ni irya Yesu kuko yumva gusenga bose bamwizeye imisozi imisozi imbere yacu
ntacyo nzabura n'uwiteka Imana nshuti ntacyo ntacyo twabura n'uwiteka Imana nshuti ntacyo ntacyo twabura n'uwiteka Imana kundwa ntacyo ntacyo twabura n'uwiteka Imana yemwe ntacyo ntacyo twabura n'uwiteka Imana nshuti ntacyo 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 twabura n'uwiteka Imana Hey, amashyi menshi amashyi menshi ku mwami w'abami. murakoze bene data gufatanya natwe guhimbaza izina ry'uhoraho. Imana ibahe umugisha. Nizera ko mwaguwe neza, nizera yuko ntacyo muri buburane uwiteka umwami Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Bene data barakoze batuyoboye mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ibi rero ni ibihe byiza bituma n'ubuzima bwacu ndetse na nyuma y'amateraniro bukomeza gukomeza gusabana n'Imana, kuko kuramya Imana byo nkuko mubizi bene data ni ubuzima, si indirimbo gusa ahubwo ni ubuzima. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ngire ngo aho uri wakomera Imana amashyi ukayishimira ukayiramya, kubera yuko Imana yacu ni nziza ibihe byose. Haleluya. Munyemerere rero bene data twinjire mu wundi mwanya mwiza wo gusenga. Tugiye gusenga, turasengera igihugu cyacu ndetse tuze no gusengera amahanga ataragerwaho n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yubahwe. Munyemerere dutangire dusengera igihugu cyacu, dusengera itorero, dusenga kugira ngo amahoro y'Imana arusheho kuganza. Haleluya. Dusenge. Data mwiza, turagushimira. Haleluya. Turagushimira ko uri umwami w'abami, turagushimira ko uri inkomoko y'ibiriho byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Haleluya. Turagushimira ko ijambo ryawe ari ryo ryabiremye, ijambo rye ni ryo ryaremye ibihugu, ijambo rye ni ryo ryaremye ingabano zaho dutuye, ijambo rye ryarabitegetse bibaho. Mu izina rya Yesu Kristo icyubahiro ni icyawe. Nicyo gituma rero mwami mwiza dusengera igihugu cyacu, turasengera igihugu cyacu mwami, turacyaturaho amahoro, turacyaturaho ubwiza bwawe. Turavuga ngo ikiganza cyiza cy'Uwiteka gikomeze kuba mu gihugu cyacu. Haleluya, haleluya. Ubwiza bwe bumanuke. Turasenga mu izina rya Yesu ngo habe mu burumbuke. Turasenga mu izina rya Yesu ngo uburinzi bwawe bube mu mpande z'igihugu cyacu. Mu izina rya Yesu ubwiza bwe buganze, gukora kwe kuganze. Turasengera ubuyobozi bw'igihugu cyacu, turasengera inzego zose mu izina rya Yesu Kristo. Turatura ngo ubwiza bwawe, umucyo wawe umurike, nk'uko ijambo ryawe mbere y'uko ibintu byose bibaho ryavuze ngo habeho. Icyo uvuze kikaza ukavuga ngo ni cyiza, ukongera ukavuga ngo habeho. Icyo uvuze nacyo kikaza, warangiza ukavuga ngo nacyo ni cyiza. Reka ijambo ryawe ryongere kuvuga ngo habeho. Reka umucyo wawe wongere kurasa, reka ubwiza bwawe bwongere kuganza mu izina rya Yesu mu buryo butandukanye. Mu izina rya Yesu dusenga mwami, turasengera itorero rya Kristo. Haleluya, haleluya. Muri iki gihugu, mu bihugu duturanye muri Afurika, mu izina rya Yesu turasenga mu izina rya Yesu ngo itorero rikomeze kuba umucyo, haba hano muri Afurika, ku isi hose. Itorero rimurike, umucyo wa Kristo uganze. Ijambo rye rirambwira ngo nk'uko amazi atwikira ubutaka, ngo ni ku mucyo w'Imana, kumenya Imana ngo kuzaza kugagera ahantu hose, kukagera mu bihugu byose. Mu izina rya Yesu ko ari bwo bushake bwawe. Reka ubwami bwawe buze. Your kingdom come, Lord. Reka ubwami bwawe buze, ubushobozi bwawe buganze. Haleluya. Urakoze mwami. Twatuye ubwiza, twatuye amahoro, twatuye umucyo, twatuye uburinzi, twatuye ubushobozi, twatuye uburumbuke, twatuye kugira neza kw'Imana ko mu buryo bwose. Urakoze, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Dukomeza dusenga rero bene data, tugiye gusengera ishyanga ritaragerwaho n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Ishyanga ritarakira umucyo wa Kristo
muri ryo, dusaba kugira ngo umucyo wa Kristo, ubwiza bw'Imana naho bumanuke bubagereho. Haleluya. Bakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero mumfashe dufatanyije, duhuje umutima, dusengere ishyanga ryitwa Jebara ini Morocco. Nabo turi busengere, hanyuma umubare wabo ni 1,200,000 bisaga. Ni nayo population mu by'ukuri ku isi hose. Hanyuma igihugu ni kimwe batuyemo, nabo mu bwoko bwitwa Arabu muri Maghreb, mu majyaruguru ya Afurika. Ururimi bavuga ni Arabic, so idini rero ni Islam. Munyemerere tubasengere. Status yabo ni unreached, ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo burahagera. Ivuga butumwa riracyari kuri 0%. Hanyuma ku bijyanye no kuba hari abantu bamaze kuba bahinduka abakristo ni 0.03%. Mu by'ukuri ariko inkuru nziza ishimishije nuko ibyanditswe mu isezerano rishya babifite. Rero murumva yuko umucyo wa Kristo wabasha kubamurikira, ubwiza bw'Imana bukababaho. Haleluya. Nagira ngo mbatere ishyaka n'inyota n'inzara dufatanya kubasengera. Twibuke yuko natwe hari igihe twabayeho tutarakizwa, ariko ubwiza bw'Imana buza kutumurikira. Natwe turasengerwa, turabwirizwa, twumva ijambo ry'Imana, turakizwa. Aho rero harimo imbaraga zo kugira ngo dusengere ubu bwoko. Haleluya. Kandi dusenga twizeye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mahanga yose no mu ndimi zose hazabonekamo abubaha Uwiteka. Imana ishimwe. Dusenga. Mwami mwiza, turagushimiye. Haleluya. Uri ibyiringiro bizima. Haleluya. Uri umucyo w'ubuzima bwacu. Twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye no ku mirimo, ahubwo ijambo ryawe ryamurikiye imitima yacu. Ubuntu bwawe butugeramo, turakizwa. Nicyo gituma mu izina rya Yesu Kristo, nyuma yo kubona ubwo bwiza, nyuma yo kubona uwo mucyo, nyuma yo kubona urwo rumuri rwaturutse kuri Yesu, dufatanyije n'abera bose dusengera ubu bwoko Jebara muri Morocco. Turabasengera mu izina rya Yesu, turabasengera, turaturanga umucyo w'Imana umurikire muri ubu bwoko, umucyo w'Imana umanuke mu izina rya Yesu Kristo. Agakiza kawe kahamanuke. Dusenga, turahamagara abamisioneri, turasenga ngo wohereze mu izina rya Yesu abakozi bawe, wohereze umwuka wawe umenagura imitima mu izina rya Yesu. Nibutse ijambo ryawe rimbwira mu izina rya Yesu, usezeranya ngo dore nzohereza umwuka wanjye ngo azatsinda ab'isi, azabemeza iby'icyaha, azabemeza guhinduka, azabemeza kungarukira. Turasenga mu izina rya Yesu ngo umwuka wawe wera umanuke muri iki ahangaha muri ubu bwoko mu izina rya Yesu. Habeho guhinduka, abantu bave mu mwijima bagere mu mucyo. Ijambo rye rirambwira ngo waje mu isi uri umucyo, ngo kugira ngo umuntu nakwizera abavuye mu mwijima ageze mu mucyo ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Mu mpande enye z'isi hagurutsa abakozi bawe mu izina rya Yesu. Zamura inyota n'ishyaka ryo gusengera ubu bwoko nk'uko turi gusenga, kandi mu izina rya Yesu no mu mitima yabo ukoremwo. Cyubahiro kibi cyawe dusengana none uyu mwanya, ndakwinginga ngo hagire ikintu gishya gitangira gukoreka aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze, turagushimiye kuri Imana yumva kandi igakora buryo burenze ubwo dutekereza. Tunejejwe nuko ikidusengeye ari ubushake bwawe. Umwami Kristo yigisha abigishwa gusenga, yaravuze ngo nimusenga ngo mujye muvuga ngo Data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Turasenga ngo izina ryawe ryubahwe muri ubu bwoko, izina ryawe ryubahwe muri iri shyanga, kandi ubwami bwawe buze bumanuke buganze nk'uko ubwami bwawe buri, nk'uko wabigambiriye mu ijuru. Icyubahiro kibi cyawe. Urakoze mwami. Haleluya.
mwami tuzanezezwa no kuri wa munsi muri iri shyanga aho habonetse abapfukama imbere y'intebe y'ubuntu bw'Imana bazamura amaboko bifatanyije n'ibizima n'abakuru n'ingabo zo mu ijuru bavuga ngo Uwiteka rera, icyubahiro kikaba icy'Imana. Haleluya! Ibyo turabyatuye kandi turabirema mu kwizera kuko ari n'ubushake bwawe. Urakoze, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nitusenga tujye twizera ko ibyo dusabye bikoretse kubera yuko ariko Imana yasezeranyije. Haleluya. Imana ishimwe kandi ubu n'ubushake bw'Imana. Murakoze rero bene data, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kwifatanya n'abera bose mu gusenga aya masengesho. Imana ishimwe. Nagira ngo rero munyemerere twinjire mu mwanya wundi mwiza, umwanya mwiza, haleluya, wo kumva ijambo ry'Imana, kumva impuguro Uwiteka adufitiye uyu munsi. Haleluya. Munyemerere duhuje umutima, twubashye Imana, haleluya, tuyihaye icyubahiro, twakire umugaragu wayo ugiye kutwigisha ijambo ry'Imana, pastor wacu, senior pastor. Karibu, Imana ibahe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Urakoze brother Mark kutuyobora muri aya materaniro. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo ikaze mwese aho muherereye batandukanye muri aya materaniro yacu mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ngire n'umwanya wo kwiyegereza ababene data mwese, abantu mwese mudukurikirana kuri Radio Sana. Imana iduhana umugisha muri uyu munsi twiga ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye gusangira riravuga ngo ubuzima bushya buri muri Kristo Yesu. Ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Ndaza gutangira dusoma igitabo cy'Abakolosayi. Abakolosayi ibice ni 3, umurongo guhera ku wa mbere kugeza ku wa 4. Abakolosayi ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Tuza no gusoma mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 20, naho turahasoma. Rero kamere mu Bakolosayi. Abakolosayi 3 guhera ku murongo wa mbere havuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Amen. Reka dusome no mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 20. Aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ahangaha ijambo ry'Imana riratweretse duhereye hariya ku Bakolosayi. Aravuga ngo niba mwarazuranywe na Kristo, niba mwarazuranywe na Kristo. Ibi bikanjyana gusoma Abaroma 6 umurongo wa 4. Haravuga ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo busha. Ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranyijwe nawe gusangira kuzuka kwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Inshuti z'Imana, igihe Yesu yabambwaga buriya ntabwo ari we wibambirwaga, yabambiwe jyewe nawe. Igihe Yesu yapfuye ntabwo yipfiraga, yapfiriye wowe nanjye. Icyo yari agamije cyari iki? Ku bantu bazi iby'ubuhinzi cyangwa se n'abatabizi, iyo ufashe ikigori kimwe ukakibiba mu butaka, ubiba impeke, ngira ngo bayita impeke, a grain imwe y'ikigori uyibiba mu butaka. Iyo imeze ikavamo ari plant, irakura ikavamo ikigori cyuzuye kiriho impeke nyinshi, impeke nka 200, impeke 100, impeke nyinshi.
hari igikura kigakura gihetse ibigori bitandukanye, buri kigori kiri impeke nyinshi, nyamara barabibye impeke imwe, barabibye just one grain y'ikigori, yajya kumera ikavamo nyinshi. Igihe umwami wacu Yesu Kristo yapfaga, Satani yari azi ngo ni iturufu ryo kwica umugambi w'Imana, ariko Imana yari ibizi ngo ahubwo ni iturufu ryo kugira ngo habeho kubyara, habeho kororoka, habeho kugira umusaruro mwinshi. Igihe Yesu yabambwe, biravuga ngo uko urubuto rubibwa rugomba kubanza kubora kugira ngo hazabe kubaho kumera. Rero Yesu Kristo yarapfuye, arahambwa, ajya mu mva, ariko azutse biratubwira ngo azukana iminyago. Igihe Yesu yazutse ntabwo yizukiye ubwe, ahubwo azutse hazutse benshi. Wowe nanjye turabo muri abo bazutse ubwo Kristo umwami wacu yazukaga. Na ahangaha Bibiliya ikatubwira ngo ubwo twateranyirijwe nawe, hano mu Baroma 6:5, ubwo twateranyirijwe nawe mu gusangira urupfu rwe, niko tuba duteranyirijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. 6, kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Yesu Kristo umunsi yazutse kugira ngo azabeho noneho mu buzima bwa benshi, babe ibyaremwe bishya, babe ibimera ibyameze bishya, ubuzima busha springing out from Christ Jesus. Na hano baratubwiye rero ngo niba mwarazuranywe nawe, mu Bakolosayi, niba mwarazuranywe nawe. 3, mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. 3, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. 5, nuko noneho mwica ingeso za kera z'iby'isi, gusamba no gukora ibiteye isoni, no kugirigira, no gukurikira n'imyifurize yose yo gusenga ibigirwamana. Ibyo ni byo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Inshuti z'Imana, ndagira ngo ubwire ngo iyo wakiriye Yesu Kristo, ukamubwira ngo Yesu ngwino mutima wanjye, hari ikintu kiba, igitangaza cyabaye ukeneye gucelebratinga buri munsi. Nuko umunsi wakiriye Yesu Kristo mu mutima wawe, habaye ikintu gishya. Hari umuntu wa kera wapfanye na Kristo, umuntu wa kera yabambanywe na Kristo, umuntu wa kera yapfanye na Kristo. Hanyuma iyo wizeye Kristo Yesu akaza mutima wawe, arinjira, ubugingo busha bukaza muri wowe, uhita uhinduka icyaremwe gishya. Ntabwo uhinduka icyaremwe gisanwe, ntabwo wasanwe inshuti y'Imana, oya, ntabwo wasanwe, uri icyaremwe gisha. Kubera iki? Kristo atuye muri wowe. Kristo atuye muri wowe, ubugingo busha buri muri wowe. Kubera iki? Kubera ko Kristo atuye muri wowe. Niyo mpamvu hariya mu Bagalatiya hatubwiye ngo nabambanywe na Kristo. Bagalatiya 2:20, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akaniyitangira. Ndagira ngo byumve, ntabwo ahangaha bavuze ngo ibyo nzakora byose ngeze mu ijuru. Baravuze ngo ibyo nkora byose nyiriho muri uyu mubiri ubu ngubu mbikora kubwo kwizera umwana w'Imana wanyitangiye, wapfiriye akanyitangira. Inshuti y'Imana, agira ngo ubwire ngo wowe wa kera, umuntu wa kera yabambwe ku musaraba, yarapfuye. Umuntu wa kera yarapfuye. Iyo ukijijwe hari umuntu uba wapfuye, kabone naho wabakijwe nimugoroba, n'uwakizwa none ndimo kubwiriza ubutumwa bwiza,
aba apfuye, kamere ya kera irapfa, umuntu wa kera aba apfuye, identite nshyashya iriho ni umuntu mushya. Ndagira ngo rero mbabwire, mu isi hari abantu babiri gusa. Mu isi hari abantu b'ibyiciro bibiri, hari ubwoko bubiri bw'abantu. Hari abantu bizeye Kristo bakaba ibyaremwe bishya, hari n'abantu bashaje b'ibyaremwe bya kera, bagenda ari ibyaremwe bya kera bitigeze biba bishya. Abantu bashya muri Kristo Yesu babaye ibyaremwe bishya, abo nibo bafite isezerano ryo kuraga ubugingo buhoraho. Bibiliya tubwira ngo Imana yakunze, muri Yohana 3:16, Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege umwe wenyine rukumbi, ari we Yesu Kristo. Ntabwo ari abana batanu, ntabwo ari abana batandatu, weya n'umwe, kandi izina rye rirazwi, yitwa Kristo Yesu. Yatanze umwana wayo w'ikinege, ari we Kristo Yesu, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Bufite inkuru nziza. Niba warakiriye Yesu Kristo ugakizwa, ufite ubugingo buhoraho, uri icyaremwe gishya, ufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ntusigare ukibaza ngo upfuye najya he, upfuye wajya mu ijuru, upfuye wajya kubana n'Imana. Kubera iki? Uri icyaremwe gishya. Yesu atuye muri wowe, yarinjiye ari mutima wawe. Ubu Kristo niwe uriho muri wowe. Ibyo ni ibyangombwa kugenda ubizi. Hari abakristo benshi bakeneye kubibwirwa kenshi kugira ngo babyumve kenshi, bagende bazi neza ngo ubu ndi icyaremwe gishya, ubu ndi umwana w'Imana, bazuranywe na Kristo, ubu ndi icyaremwe gishya. Icyaba cyose najya mu ijuru, ndi umwana w'Imana. Niba warakiriye Yesu ubyumve, uri umwana w'Imana, warakijijwe, wavutse ubwa kabiri, uri icyaremwe gishya, uri mu bajya mu ijuru. Ariko mbwira umuntu uri mu kunkurikirana, niba utarigera wakira Yesu Kristo ngo ukizwe, uri icyaremwe cya kera, kamere ya kera. Kandi uko Bibiliya ivuga ngo yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, ni ukuvuga ngo uwizera Kristo ahabwa ubugingo buhoraho, utamwizera ararimbuka. Niba urimo kunkurikirana, kabone naho waba witonda bingana iki, utanywa inzoga, udakora ibi n'ibi, utanasambana, nta kintu kibi ukora, ndagira ngo ubwire ngo kuva Kristo atari muri wowe, kuva utarakira Yesu Kristo ngo yinjire mu mutima wawe w'icyaremwe gishya, ndagira ngo ubwire ngo uracyari umuntu ushaje wo kuzarimbuka. Nta kizagukiza kurimbuka usibye kwizera Yesu Kristo, umwana w'ikinege Imana yatanze ngo kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Nawe ndagira ngo ubwire ngo hari abantu bafite destiny ebyiri gusa. Hari abafite destiny yo kutazarimbuka kubona ubugingo buhoraho, hari n'abafite destiny yo kuzarimbuka. Uri mu bahe? Waba warizeye Yesu? Yesu yabatuye mu mutima wawe, waba waramwakiriye? Hari umunsi wakiriye Yesu Kristo? Niba bitaraba, umva destiny yawe ntiwibaze. Niba uyibaze n'ikindi cyose, uri uwo kurimbuka, uri uwo kuzajya mu muriro. Uzarimbuka nubwo wakwitonda, nubwo wagerageza gukora ibiki, kuva Kristo atari muri wowe. Ese uri mu kunkurikirana, wigeze wakira Yesu Kristo ngo atahe mu mutima wawe? Kuki ugenda utazi aho uzajya? Ikintu gitangaje, abantu benshi ntawe ushaka kugera atazi yajya. Ajya guhaguruka buhazira na za GPS, ajya guhaguruka yashizemo destination yaho agiye kujya. Kankwibarize, destination yawe ni hehe? Urimo uragenda wihuta, gahunda za wagena n'indege, wagena n'imodoka, imyaka iragenda yicuma, urimo uragana hehe? Destination yawe ni yihe? Destination ni ebyiri gusa, nta ya gatatu, nta purgatoire irimo hagati, never, nta ihari. Hari kujya mu bugingo buhoraho, hari no kujya mu kurimbuka kw'iteka ryose. Destiny yawe ni yihe? Niba atari mu bugingo buhoraho, urajya muriro w'iteka ryose, urajya mu irimbukiro. Kandi ikintu kimwe cyarinda umuntu kurimbuka ni kimwe gusa, ni ukwizera Kristo umwana w'Imana. Bibiliya avuga ngo Imana yatanze umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, atazinjira muri wa muryango w'irimbukiro, azinjire mu muryango w'ubugingo bw'iteka ryose. Uri mu bahe? Niyo mpamvu dukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza abavandimwe bacu, inshuti zacu, abaturanyi bacu, kugira ngo, kuko imiryango ni ibiri gusa,
Iyo umuntu umwuka uhagaze, iyo bavuga ngo yitabye Imana, iyo bavuze ngo arapfuye, imiryango ni 2 gusa, ntabwo ari 3, ntabwo ari 4, ntabwo ari 5. Imiryango ni 2 gusa. Umuryango winjira mu bugingo bw'iteka ryose, mu munezero w'iteka ryose, n'umuryango winjira mu kurimbuka kw'iteka ryose. Wowe urimo kunkurikirana, uri mu bazajya mu wuhe muryango? Ni uwuhe muryango uzinjiramo? Uzinjira mu muryango w'iteka ryose, w'ubugingo bw'iteka ryose, cyangwa uzajya mu muryango w'irimbukiro? Ikidufasha kwinjira mu bugingo bw'iteka ryose ni ukwizera Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ese waramwizeye? Niba utaramwizeye, mwizere. Niba waramwizeye kandi, gendera muri we, komeza muri we, shora imizi muri we. Icyo nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri ndi busorezeho uyu munsi, nuko iyo Kristo ari mu buzima bwacu, tubaho ubugingo busha, habaho ubuzima busha, bukareflectinga no kuntu tubayeho. Bakolosayi ibice 3 aho twasomaga, umva kuntu hatubwira. Bakolosayi ibice 3 baratubwira ngo, murongo wa 3, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Cyambere, umuntu wa kera yarapfuye. Izina rye nushaka urivuge, uvuge ngo uwo wa kera yarapfuye. Iyo umuntu akijijwe, niyo mpamvu bivuga ngo ababaye icyaremwe gishya. Icya kera kirapfa, hakabaho icyaremwe gishya kiremwa, ukaba icyaremwe gishya. Nk'uko icyaremwe gishya, nuko Kristo aza akinjira mu mutima wawe. Kristo iyo yinjiye mu mutima wawe, Bibiliya tubwira ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranya nka yeast. Nka yeast ishirwa mu mugati. Iyo yeast ishirwa mu Kinyarwanda, yeast ni umusemburo. Umusemburo barawufata bakawushira mu mugati. Iyo bajya gukora umugati, bayishyira ahantu hamwe, bayisuka ahantu hamwe, ariko uwo musemburo, impamvu wita umusemburo, uragenda ugacengera, ukinjira muri wa mugati wose, mu nguni zose, ugatuma wa mugati ubyimba. Inguni zose z'umugati wahavuna gutya, ukabonamo ya yeast, ukabonamo wa musemburo urahari, wa musemburo urahari, wa musemburo urahari. Ubwami bw'Imana ngo bugiranwa n'umuntu wagiye agafata umusemburo akawushira mu mugati, hanyuma wa musemburo wajyamo ukaguka, ukinjira impande zose. Ndagira ngo ubwire, iyo Kristo aje mu buzima bwacu, ahinduka wa musemburo. Iyo yinjiye muri twe, aba umusemburo. Wa mugati wari ifu y'ingano isanzwe, umusemburo ukinjira mu nguni zose za wa mugati. Umusemburo ukimfluencinga, ukazana impinduka muri wa mugati wose. Natwe iyo Kristo yinjiye mu buzima bwacu, arinjira akaba umusemburo mu nguni z'ubuzima bwacu. Noneho hakaba ubuzima busha bugaragara mu nguni zose z'ubuzima bwacu. Ugasanga umuntu wabeshaga nta kibesha. Kubera iki? Hari umusemburo wahageze. Ugasanga umuntu wari ufite urwango asigaye afite urukundo. Kubera iki? Hari umusemburo wahageze. Ugasanga umuntu wibaga nta kiba. Kubera iki? Hari umusemburo wahageze. Niho Pawulo avuga ngo ndahirimbana, ngo ndaramukwa, ngo kugeza ubwo Kristo azaremererwa muri mwe. Muri make wa musemburo ukuzura ahantu hose. Niyo mpamvu haba discipleship, kwiga ijambo ry'Imana, tukaguma mu ijambo. Ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri, n'ukuri kuzabatura. Icyo gihe Kristo ahita aba umusemburo winjira mu nguni z'ubuzima bwacu. Uburyo mbanye na madamu wanjye bigahinduka, uburyo nkora business bigahinduka, uburyo mbana n'abaturanyi bigahinduka, uburyo nkunda bigahinduka, inzira ubuzima bwanjye bwose bugahindurwa nuko Kristo aganje muri jye, wa musemburo wuzuye mu irobe ry'umutsima ryose, ukuzuramo inguni zose. Niho haza Abakolosayi ibice 3 murongo wa 5 bavuga ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'ibyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana, ngo ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Murongo wa 7 ngo kandi namwe ngo mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo.
ukiri umuntu wa kera atarapfa ngo abambanywe na Kristo ngo ubicyare gishya, ngo ibyo nibyo wagenderagamo. Yari style de vie, yari lifestyle yawe. Kubesha byari lifestyle, gusambana byari lifestyle, kwiba byari lifestyle. Ariko koko uri umuntu mushya n'imyumvire mishya, Kristo arinjira mu irobe akahita yuzura influence ya Kristo kuzura, bya bintu byose bigapfa. Ibyo bintu byose bigapfa, hakaba ingeso nsha zigaragara. Iyo tugeze ku murongo wa 8, ariko none mwiyambure ibi byose, umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu, nimukabeshyane. Ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurwa mushya no kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho umurongo wa 12, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana. Intore z'Imana muvuge ngo amen. Intore z'Imana muvuge ngo amen. 12, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyo apfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye. Abariko namwe mubabarirana. Iyo Kristo amaze guhinduka the yeast, amaze guhinduka umusemburo mu buzima bwacu, ahantu hose inguni zose zigeramo, hanyuma izi virtues z'intore z'Imana z'ibyaremwe bisha zikagaragara mu buzima bwacu. Ntitwemere guheneberezwa n'imyumvire y'isi ngo twumve ngo nta kibazo, nabaho uko nishakiye. Banza umenye ukuri kwa mbere, warakijijwe, wabaye icyaremwe gisha. Umuntu wa kera yarabambwe, umuntu wa kera yarapfuye, ubu hariho umushasha. Kristo ni uriho muri wowe. Banza wakira ibyo ubigenderemo, ubyishimire, ubinezerwe kuri icyaremwe gisha. Menya ko ubugingo buhoraho bukurimo, niba uzakuzamo wapfuye ugiye mu ijuru, bukurimo urabugendana. Eternal life is your part and partial. Ni igice cyawe, ni igice cyawe. Hanyuma rero uwo Kristo uriho muri twebwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuzima nsigaye mbaho muri uyu mubiri, mbubaho mu kwizera umwana w'Imana wanyitangiye. Hariho rero ubugingo bushya buranga abafite Kristo muri bo. Kristo uri muri we, ya yeast kurimo ituma yuzura impande zose. None ukavuga uti nyamara si cyo kiriho, ubu Kristo ni usigaye ubaho muri jewe. Bwabo gwaneza bwa Kristo bukakugaragaramo, gukiranuka kwa Kristo kukagaragaramo, kubabarira kwa Kristo, urukundo rwa Kristo, imbabazi za Kristo, ibyo byose ubugwaneza bwa Kristo, guca bugufi kwa Kristo bigatangira kugaragara mu buzima bwawe. Ubwo nibwo buzima busha bw'abana b'Imana, bo Kristo abayeho muri bo. Imana dufashe dukomeze tugendere mu bugingo busha. Izi nyigisho n'ibi byanditswe turakomeza kubyigaho muri small groups cyangwa se mu kwiga ijambo ry'Imana amatsinda matoya, kugira ngo iri jambo rikomeze kurushaho kuba ubuzima muri twebwe. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimiye ko utuganiriza iri jambo, utwibutsa yuko kuva twizeye Kristo Yesu twabaye ibyaremwe bishya. Turagushimira ko turi ibyaremwe bishya, tutabigizwe n'ingeso, tutabigizwe n'ibyo tugerageza gukora, ahubwo tubigizwe na Kristo uri muri twebwe. Kristo winjiye muri twe yaduhinduye kuba ibyaremwe bishya. Wa kera yabambanywe na Kristo, wa kera yabambanywe na Kristo, wa kera yarapfuye, wa kera yarahambwe. Ubu twebwe turiho, turi bashasha. Ubugingo tubayeho uyu munsi muri uyu mubiri tubayeho kubwo kwizera umwana w'Imana ariwe Kristo Yesu wadutangiwe. Mwami, dushoboze kurushaho kugendera muri we, ubuzima bwe bari bwo bugaragara muri twebwe umunsi ku wundi. Ni mu izina rya Kristo umwami wacu dusabye twizeye, amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Dushimiye umushumba wacu pastor umaze kutugezaho ijambo ry'Imana. Haleluya. Impuguro y'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo buzima, niryo ridukuza, niryo rikomeza gutuma ubuzima bwacu bukomeza kugira igisobanuro kandi bukanezeza Imana nk'uko ishaka. Imana imuha umugisha cyane. Tugeze umwanya mwiza rero bene data, twegereza umusozo w'amateraniro yacu. Nagira ngo tugere mu mwanya mwiza
dutanga ibya 10 ndetse n'amaturo duha Imana, kuko byose ni ibyayo, natwe ubwacu turabayo. Rero ndaba mbagezaho amatangazo. Imana ibahe umugisha. Amatangazo dufite rero nasanzwe turabibutsa ko ari byiza gukomeza kwitabira amateraniro nk'abana b'Imana. Haleluya. Nk'abana b'Imana ni umuco wacu kandi ni ubuzima bwacu, dukuramo imbaraga. Dukomeze kwitabira amateraniro. Ubwo nta materaniro hari nk'iri ryo ku cyumweru, hari ayo mu mibyizi ku wa gatatu, ndetse hari na nibature igitondo cy'ubwiza bw'Imana. Haleluya. Morning glory. Buri munsi mu gitondo turabakangurira kwitabira nibature. Ni kuva saa 11 kugeza saa 11:45. Haleluya. Twese dukomeze kubishyira muri gahunda, tujye twitabira, dutangire umunsi dusenga. Imana ibahe umugisha. Irindi tangazo nuko nkuko mubizi tugeze kure, twubaka inyubako y'itorero kuri Potters Hill, ndetse mu minsi iri imbere bidatinze bizaba byakunze dutangire guterana. Ariko hari ibigikorwa kandi hari ibindi bishobora gukomeza gukorwa. Turabinginga mu izina rya Yesu ngo dukomeze gutanga. Haleluya. Dukomeze gutanga nkuko twihaye Imana, turabi Imana, dukomeze gutanga kubw'umurimo w'Imana, kandi birimo umugisha. Haleluya. Birimo umusaruro w'ejo hazaza, kandi birimo n'ubwiza bw'Imana budasanzwe. Uko dukomeza gutanga harimo umugisha. Imana ibahe umugisha. Rero bene data, ndabashimiye, ndagira ngo mbashimire. Haleluya. Ndabashimiye mwese kuko mwitabiriye iri teraniro ryiza ry'umugisha, ryo guhishurirwa, ry'imbaraga z'Imana, ryo kuba imbere y'ubuntu bw'Imana. Imana ibahe umugisha, kandi Uwiteka akomeze kugendana namwe mu byo mukora byose muri iki cyumweru. Umucyo w'Imana uzabe imbere y'ubuzima bwanyu. Munyemerere rero dusoze dusenga. Haleluya. Data mwiza, turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza. Ijambo rye rikaba ryamanukiye kugira ngo duhinduke, dukomeze kwera imbuto, dukomeze kukunezeza, dukomeze kugendana nawe kuri umwami wacu. Haleluya. Natwe tukaba abawe. Haleluya. Cyubahiro ni icyawe. Ubwami bwawe buze, ukomeze kutumurikishiriza mu maso hawe, turebe neza, uduha amahoro, utwishimire, kandi utwigishe ibituma dukomeza kurushaho kukunezeza aho turi, aho dutuye, aho dukorera, no mu byo twabamo byose. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen.